Shalom shalom. Ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Nge tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Ndi Revera Pasteur Umutesi Bizimungu Clemence. Nuruka mu itorero Believers of Jesus Church cyangwa Bizera Yesu. Tukaba dukorera mu mujyi wa Kigali, ni mu karere ka Nyarugenge, umurenge wa Kimisagara, haruguru y'umurenge wa Kimisagara. Mu karere ka Rwamagana tukaba dukorera ku Muyumbu. Ibindi Imana iduhana umugisha. Ndi umumama cyangwa ndi umubyeyi w'abana 6 Imana yahamagariye kuyikorera. Rero nshimye Imana ko yongeye kumpa aka kanya. Ibyo twibwira nk'abantu siko bisohozwa, ariko Imana yo gahunda yayo ntabwo igihinduka. Rero tugiye kuganira ijambo ry'Imana rivuga ku gakiza cyangwa ku mibereho y'umukristo cyangwa umuntu wakiriye Yesu akamwakira nk'umwami w'umukiza we, bazagendana ibihe byose bisigaye. Ni amasezerano umuntu aba agize, kandi ayo masezerano kereka umuntu we iyo ayikuyemo, kandi kuyikuramo ni ugukora nyine ibya kamere. Ibyo Yesu yagukijije, ibyo yakubatuye, kamere ikakuganza ukabisubiramo. Ariko ayo masezerano iyo yagumyemo ntago umuntu yabishobora kubwe, ariko Yesu aragushoboza. Guhera uwo munsi wamwakiriye mu buzima bwawe, aragushoboza kugeza igihe azashimira ko uva muri ubwo buzima. Rero ijambo ry'Imana tugiye kuganira ririvuga ku mibereho mishya y'abari muri Kristo Yesu. Ese ni ukubera iki ijambo ry'Imana ritubwiye ngo ni imibereho mishya? Hari aho uba uvuye, hari aho uba ugiye. Hari imibereho wabagaho, hari n'iyindi mibereho uba ugiyemo. Ariko aba ari imibereho mishya. Tujya twimura ibyiciro. Uravuka ukaba uri umwana, igihe kikagera ukajya ku ishuri, ugatangira materineri, ukajya primaire, ukajya segonderi. Ibyo byava ukajya kaminuza, ndetse ababishoboye bagakomeza. Igihe kikagera ukagirirwa ubuntu, ukubaka urugo. Ibyo byose ni imibereho umuntu agenda agira, ariko itandukanye cyane n'imibereho yo kuba muri Kristo Yesu. Reka dusome ijambo ry'Imana twumve icyo ritubwira mu mibereho mishya y'abantu bari muri Kristo Yesu. Abantu bari muri Kristo Yesu hari imibereho bagira. Bivuze ngo utanagombye kubivuga, umuntu atagombye kubikubaza, abo mubana, abo muri kumwe bajya babona ko hari imibereho yawe yahindutse. Ese nawe imibereho yawe yarahindutse? Ese ntabwo irahinduka ko Yesu ahora ateze amaboko kugira ngo ayihindure? Hari abantu bagira imibereho ikarinda ituma baniyahura kubera ko batamenye ko hari imibereho mishya yo muri Kristo Yesu ishobora kubahindurira ubuzima. Abantu benshi baba mu byaha, nubwo abantu bajya babatunga intoki cyangwa bakabavuga nabi, ariko nzi neza ko rimwe na rimwe ibyo byaha, iyo mibereho abo bantu baba barimo, inshuro nyinshi irabagora, inshuro nyinshi ikabababaza. Hari n'abafata icyemezo cyo kwibuza ubuzima kubera iyo mibereho, babona nta kuntu bayivamo. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo Yesu arahari. Yesu ajya ahindura imibereho umuntu arimo, akagira imibereho mishya ari muri Kristo Yesu, akagira ubuzima bushya, akagira isura nshya, akagira andi mahirwe. Ni byinshi umuntu ajya abona ari muri Kristo Yesu. Reka dusome ijambo ry'Imana riri mu Baroma 8, turahera ku murongo wa mbere.
tugeze ku murongo wa 9. Haravuga ngo nuko rero noneho abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho, kuko itegeko ry'umwuka w'ubugingo bwo muri Kristo Yesu ryambatuye ububata bw'itegeko ry'ibyaha n'urupfu. Kuko iby'amategeko yananiwe gukora kubw'intege nke za kamere yacu, Imana yabishohoje ubwo yatumaga umwana wayo afite ishusho ya kamere y'ibyaha kuba igitambo cy'ibyaha, icira ibyaha bya kamereho iteka, kugira ngo gukiranuka kw'amategeko gusohozwe muri twe, abadakurikiza ibya kamere y'umubiri, adakurikiza ibya kamere y'umubiri, ahubwo bakurikiza iby'umwuka. Abakurikiza ibya kamere y'umubiri bita ku by'umubiri, n'abakurikiza iby'umwuka bita ku by'umwuka. Umutima wa kamere utera urupfu, ariko umutima w'umwuka uzana ubugingo n'amahoro. Kuko umutima wa kamere ari umwanzi w'Imana, kuko utumvira amategeko y'Imana, ndetse ntushobora kuyumvira. Erega burya abari mu butware bwa kamere ntibashobora kunezeza Imana. Ariko mwebwe ntimuri aba kamere, ahubwo muri ab'umwuka, niba umwuka w'Imana aba muri mwe. Ariko umuntu wese utagira umwuka wa Kristo ntaba ari uwe. Imana ibahe umugisha. Iryo ni ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni ryo ndorerwamo twireberamo, kandi iyo umaze kwireba umenya icyo ugomba gukora. Iyo ufashe indorerwamo mu busanzwe ukireba, ujya ureba nimba mu mutwe nta mwanda urimo, ujya ureba nimba mu maso nta mwanda urimo, ukabasha kwitunganya. Rero iyo tumaze kumva ijambo ry'Imana, ubasha kumenya ngo ngewe mpagaze ne, wowe uhagaze ute, warangiza ukareba icyo wakora. Iby'uru rugendo, iby'uyu murimo, iby'uyu muhamagaro, ibya Kristo ni ibintu bisabwa kwitondera, kandi bikagendana no kuba ufite umwuka wera w'Imana. Kuko iyo udafite umwuka wera w'Imana nta kintu kijya kibasha kugufasha. Kuko Yesu yaravuze ngo ndagiye, ariko ngiye kuboherereza umufasha. Uwo mufasha azabamara ubwoba, uwo mufasha azabemeza iby'ibyaha, uwo mufasha. Abandi bagira abafasha mu buryo butandukanye. Tujya tugira abavandimwe, wagira ikibazo ukamubwira ngo ngwino untabare, warwara ukamubwira ati njyana kwa muganga, mbese wabura amafaranga ukamubwira ati nakennye, gira ukuntu wangenza. Ariko umufasha wa Mwuka Wera ni umufasha udufasha mu buzima bwa bundi abantu bose batabasha kubona, ariko ukaba ufite ubuzima bugowe cyangwa buremerewe. Ariko uwo Mwuka Wera we arwanya kamere, arwanya kamere turemanywe. Ni nayo mpamvu ngo Yesu yaje mu ishusho ya kamere, atwereka ko bishoboka kunesha, atwereka ko bishoboka kurwana ugatsinda, kubera ko nawe iyo byamukomeraga yari afite ukuntu ahamagara data wo mu ijuru. Ubwo burenganzira urabufite bwo gutabaza, ariko aho dutabaza ni ahantu hatandukanye. Ko Bibiliya irambwiye ngo umutima wa kamere utera urupfu, ariko umutima w'umwuka uzana ubugingo n'amahoro. Ese umutima wa kamere ni uwuhe mutima? Umutima w'umwuka ni uwuhe mutima? Aha hantu uko ari habiri, kamere n'umwuka. Ni ukuvuga ngo kamere yanga ibyo umwuka akunda, ndetse ngo umwuka yanga ibyo kamere yanga. Kandi turi muri kamere, turi muri iyi si dufite kamere, kandi gukizwa icyazanye Yesu ni ukudukuraho kamere y'ibyaha. Ese bigenda gute? Birashoboka, birashoboka cyane, birashoboka cyane. Ntabwo umuntu ajya abasha kuvuga abandi, umuntu arivuga. Ubundi iyo ugiye gutanga urugero ku bandi, uba utangiye gutunga urutoki, kandi izindi enye zisigaye kuzikureba. Ahubwo umuntu yivuga. Ese uwo mwuka warawuhawe
reka mbaho ubuhamya gatoya. Njyewe nkikizwa nashatse kumenya iby'Imana, nshaka kumenya koko nimba Mwuka Wera abaho, nshaka kumenya ko umuntu agakiza bishoboka, kuko hari igihe uba mu buzima umuntu yigenga, ubyuka ukavuga ati ndagiye ku isoko, ngiye mu mujyi, ngiye hehe, mbese ukumva urigenga. Iyo utagize, rimwe na rimwe hari n'abandi baba badukuriye ariko ntitubumvire, kubera ko wowe ushaka kwigenga, ufite imyaka y'ubukure, uravuga ati nimba ngiye ahangaha ndaza kwicunga. Rimwe na rimwe iyo umuntu afite imyaka y'ubukure, hari ukuntu ababyeyi batabyumva kimwe, hari ukuntu uguhagarariye utabyumva kimwe nawe, hari ukuntu umwana bari ku ishuri ntiyumvire abarimu cyangwa abayobozi be, akumva arigenga. Ariko iyo umuntu amaze gukizwa, njyewe naravuze ibi bintu numvishe, ndashaka kumenya ibyo ari byo, ariko nimenya ibyo ari byo, nimenya ko bishoboka, nanjye nzakorera Imana. Ibyo bintu birashoboka, ibyo bintu narabibonye. Ubwo nahuraga n'umushumba, nkunda kubivuga cyane kugira ngo hari ukuntu abantu bapinga cyangwa ntibemere ko Imana ibaho cyangwa Mwuka Wera abaho, ariko nanjye nari muri abo ngabo, kuko naravuze nti Imana ivugira muri uyu muntu, nanjye ndashaka ko kumenya nimba ifite abantu yavugiramo cyangwa abandi ntibavugiremo. Nkunda kubivuga cyane kugira ngo mbwire n'undi muntu wumva ko ubuzima bwe butahinduka, bwahinduka. Ariko uko bwahinduka kose, waramenye Yesu, warinjiye mu mibereho mishya, ubuzima bumera neza. Nubwo umubiri cyangwa inyuma hagaragarira abantu bashaka kukureba bakabona ubayeho nabi, ariko mu buryo bw'umwuka mimbere aho tagaragarira abantu, umuntu aba ameze neza. Uraryama ugasinzira, icyo ubonye ukanyurwa nacyo, nuko nguko. Rero ntangira gutangira gusenga, njyewe nisengesheje, atari ukuvuga ngo ndabwira umuntu aza nsengere. Nkasengera mu ijambo rimwe, nkavuga ngo ndashaka ubwami bwawe no gukiranuka kose. Nkabwira Imana ni njyewe numpa Mwuka Wera nzagukorera. Niba Mwuka Wera abaho, nimba nanjye mukwiriye, ndashaka Mwuka Wera. Nsenga muri iryo jambo gusa, bimarana igihe mbisengeramo. Haleluya. Ndagira ngo nkubwire ngo icyo kamere yawe irarikiye nicyo uzabona. Njye nararikiye umwuka, nshaka kugira ngo Mwuka w'Imana abe muri njyewe, ariko naramubonye. Sinjya nkora ikintu kubera ko kanaka ndeba, sinjya nkora ikintu ngo umugabo arandeba cyangwa biramubabaza. Njya nkora ikintu nkabwira Mwuka Wera ngo uze kunyobora, ntaza kubangamira ubushake bwawe. Haleluya. Umubiri udutegeka byinshi, kamere idutegeka byinshi, ariko Mwuka w'Imana uba muri twebwe, aha tuyobora niho heza, aha tuyobora niho hatagira ingaruka, aha tuyobora hatugirira umumaro mu bihe bya none ndetse no mu bihe bizaza. Nasenze gutyo rero, senga Imana cyane mbikuye ku mutima, ntago nigeze nyisaba ibindi bintu. Ibyo nari mfite byari binyuze. Wihangane wowe, Imana, kuko Imana iduhamagara uko ishaka, itunyuza aho ishaka kugira ngo itubone. Ariko inshuro nyinshi ntago tubimenya cyangwa tubiha agaciro. Iyo tumaze kubona icyo dushaka tujya tubivamo. Nasenze igihe kirekire muri ubwo buryo, ariko nza kubona bishoboka. Nuzuye Umwuka Wera, ndetse abo twari kumwe bitewe n'igihe nari maze nsenga bitangira kubasetsa, ariko babonaga ko ndi serious. Hari ukuntu umuntu akora ibintu bakabona atari seriye, bakaba babona ko abyiyitirira. Na n'uyu munsi birahari, hari abantu biyitirira ko buzuye Umwuka Wera babeshya, hari abantu biyitirira ko beretswe bateretswe, hari abantu biyitirira ko ari abahanuzi atari abahanuzi, ariko ntago nje kubaciraho iteka, umucamanza arahari. Ahubwo njyewe nabonye ibintu by'ukuri, mbona Mwuka Wera ahari, mbona impinduka mu buzima bwanjye, ntangirana n'imibereho mishya.
ariyo ijambo ry'Imana ryatubwiye, imibereho mishya y'abari muri Kristo Yesu. Imibereho mishya y'abari muri Kristo Yesu itandukanye n'abatari muri Kristo Yesu. Nababwiye ukuntu umuntu agenda agira imibereho agenda ahindura, ariko imibereho y'abari muri Kristo Yesu itandukanye cyane n'ukuntu tugenda duhindura iyindi mibereho. Uva mu busiribateri ukajya gushaka ukabyara, ni ukuvuga ngo uba ugiye mu mibereho y'abashatse, ariko imibereho y'abari muri Kristo Yesu itandukanye cyane n'ibyo byose. Nubwo nabyo hari itandukanye, ariko imibereho y'abari muri Kristo Yesu, uba uri umukobwa, uba warashatse, uba utarashaka, ukuze, uba uri umukecuru, uba uri umusaza, ni imibereho mishya kuko ni imibereho itandukanye n'ubundi buzima. Ni ukugenda ukora ibyo Mwuka Wera akuyoboye. Iyo utandukiriye ujya uhura n'akaga gakomeye, ngo kuko kamere, imibereho mishya y'abari muri Kristo Yesu bagengwa n'umwuka, bayoborwa n'umwuka w'Imana. Rero abatari muri Kristo Yesu bajya bayoborwa na kamere. Ni ukuvuga ngo kamere, nimba umubiri untegetse kumva ko shaka kunywa inzoga, iyo kamere iranganza nkagenda nkanywa inzoga, ndetse kubera ko yakomeje kunganza ndagenda ndenze urugero, iyo nzoga ize kunkoresha ibintu bidakwiriye, nze kurinda ndwana, nze kurinda nsambana, nze kurinda nkora ibindi kandi ntari nateguye gukora. Rero mu mwuka, umwuka wo ujya ukuyobora, ariko ukakuyobora neza. Bivuze kamere, mbahaye urugero uburyo kamere iyobora umuntu, ariko mwuka ajya kuyobora. Kamere yatangira kuza, Mwuka w'Imana kubera ko akuganjijemo akavuga ati no, nta kiza kirimo, nta ndwara igiye kukuvura, nta mumaro igiye kukumarira. Ugafata icyemezo utabihaswe n'umuntu uwo ari we wese, ugafata icyemezo kubera ko Mwuka yaganjije muri wowe, kandi igisubizo kivamo ni amahoro gusa, ni umunezero gusa, ni umutuzo gusa, kuko mu kanya ubona uwaganjijwe na kamere ibirimo kumubaho ukajya umugaye. Bijya bibaho ko ubona umuntu ugasanga nawe atuwanywa inzoga cyangwa atuwasambana n'urugero, ariko yabona mugenzi w'ibyamubayeho. Umuntu akoresha urugero rufatika. Ni kenshi twumva amakuru tukumva ngo umuntu runaka bamufatiye mu rugo rw'undi mugabo cyangwa mu rugo rw'undi mugore, ugasanga abantu benshi bamusetse kandi barabizi ko nabo icyo kintu bagikora. Nubwo waba warakiretse ntabwo uri uwo kumuseka, ahubwo ku muntu uyoborwa n'umwuka w'Imana bijya bigutera agahinda, bikagutera gutakamba, ukavuga ati ubuntu wangiriye Mana nuri umugirira ubuntu. Icyo kintu rero kubera ko we ari we bitagezeho, arimo arumva kamere yamuganjije, ariko nawe ntazi neza ejo ikimutegereje kubera ko nawe abikora. Ariko umwuka w'Imana uba mu bantu ntago barebera ku jisho, nta nubwo areba ngo kanaka yumve ko amucireho iteka, ahubwo ajya avuga ati uriya icyo Imana yankoreye nawe yakimukorera. Rero kamere n'umwuka ni ibintu bibiri bitandukanye, ariko ni ibintu bibiri biba mu buzima bw'umuntu. Ariko abari muri Kristo Yesu ni imibereho mishya. Ujya uhinduka iyo wakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, uko bisa kose urahinduka. Umuntu nakubwira ngo yakiriye Yesu akabikubwira, ntabwo uzabimenyera kuri iyo mvuga akubwiye, ahubwo uzabimenyera ku mpinduka byamuzaniye. Haleluya. Impinduka bizana ntabwo ari ibintu aza kukwereka, nta nubwo aza kubikuratira, wowe ubibona uwo atarabikwereka. Kandi nibyo bijya bituma tugira imbuto n'abandi bantu bakakira Yesu. Iyo uvuga ko wakiriye Yesu utarahindutse muri wowe,
nta musaruro bizana, kubera ko inshuro nyinshi uganzwa na kamere. Nimba wagiraga amahane, urakomeza ugira amahane, kuko umwuka w'Imana ntari muri wowe. Ibyo wakoraga byose uretse kuvuga ngo wamwakiriye mu kanwa gusa, ntabwo Yesu aba ari muri wowe. Ahantu Yesu ari, ahantu umwuka w'Imana ari, ahantu umwuka wera ari, haza impinduka, kuko haba hari umwijima hakaba umucyo, haba hari kamere, mwuka akaganza. Bivuze ngo ntabwo umuntu aba agitwarwa n'amategeko. Ese gutwarwa n'amategeko bigenda gute? Gutwarwa n'amategeko ni ukubaho uvuga ngo itegeko riravuga gutya, ariko nimba n'ukuntu ndiviyora cyangwa ndicika, ngenda akora ibyo ngomba gukora. Turabizi neza amategeko ariho, n'igihugu cyacu kigira amategeko, ndetse n'inzego zose, yewe no mu rusengero na buri torero rigira amategeko yaryo, na korali zigira amategeko, n'ibimina bigira amategeko, n'amakoperative agira amategeko. Ayo mategeko agirwaho kugira ngo umuntu wese uzayarengaho azahanwe, nta kindi kintu kirebweho, bareba kuri iryo tegeko gusa. Ariko umuntu uyoborwa n'umwuka w'Imana ntabwo atwarwa n'ayo mategeko, kuko we mwuka w'Imana umurimo amutera gukora ikintu atagombewe ko abantu bamubwira cyangwa bo bamuhatiriza. Bimutera kudakora ikintu kubera ko abantu bakureba. Udakora ikintu biri muri wowe, apana kuvuga ngo kana karandeba, nimba ngiye kwiba ndabanza ncunga mvuga ngo se nta muntu nzi hano, nta muntu nzi muri karitsiye. Ariko umuntu uyoborwa n'umwuka w'Imana uba uzi neza yuko icyo kintu muri wowe cyapfuye. Icyo urarikira cyose uzi neza ko Imana yakiguha utagombeye kujya kwiba. Icyo ushatse cyose ukamenya ko atari cyo cy'ingenzi ku buzima bwawe, ariko kamere yo ibigushora ati n'iki wakibona, n'iki uragikeneye, ukeneye kugendana n'ibigezweho, ukeneye gukora gutya, ibi bigezweho ugomba kugendana nabyo. Ariko kamere n'umwuka birahabanye, kubera ko umuntu w'umunyamwuka ajya adakora ikintu. Rimwe na rimwe abantu bakamuseka bakavuga ati ariko uyu ibi ni ibiki? Wowe se idini yawe ubamo kwitakubuza gukora ibi, kuki ibi ngibi ubikora? Kuki wambara gutya? Kuki ugenda gutya? Kuki uvuga gutya? Ariko umwuka w'Imana ntagira umuvurungano, ujya ubasha gukora ikintu, ujya ubasha gukorera mu ituze, ujya ubasha gukorera mu mahoro, ujya ubasha kubana n'abana amahoro, ujya ubasha kugira imbabazi nubwo umuntu yaguhemukira, nubwo atazi gusaba, kubera mwuka w'Imana urimo agutera kugira imbabazi n'impuhwe, akwibutsa ko nawe ibyo bintu wabikoraga ahubwo wagiriwe ubuntu, bikagutera kubabarira nta kindi urebyeho. Ujya aho kugira ngo ugire inzika, ujya uvuga ati Mana ugirire imbabazi n'uriya muntu, ibyo yankoreye nawe siwe, ni kamere yamuganjije. Rero ndagira ngo mbifurize kugira imibereho mishya. Nimba wumva ko ukijijwe, nimba wumva ko usenga, ndagira ngo uhindure, kubera ko hari n'ikindi nzabaganiriza kijyanye no kuba umuntu akijijwe no kuba umuntu asenga. Nabyo ni ibintu bibiri bitandukanye. Gusenga no gukizwa ni ibintu bibiri bitandukanye. Ushobora gusenga gakeya ariko ukijijwe bikakugirira umumaro, ariko ushobora gusenga kenshi cyane gashoboka udakijijwe bikaba impfabusa. Bivuze ngo rero dukwiriye kugira imibereho mishya kugira ngo abantu baze kudusoromaho imbuto. Dukwiriye kwizera Yesu, nimba twaramwizeye koko tumwizere kugeza ku mwisho, kugeza ku munsi wa nyuma, tugere ikirenge mu cye, tube maso no mu gihe abantu batabanye maso natwe. Twe kuganzwa na kamere, kubera ko umuntu ugengwa na kamere ntashobora kumvira amategeko y'Imana, kandi amategeko y'Imana twese turayazi.
amategeko y'Imana twese turayavuga, abenshi tuvuga ko tuyubahiriza, ariko inshuro nyinshi aratuganza tugatsindwa, ukisanga wabeshye, ariko umuntu uyoborwa n'umwuka ajya amenya ko yabeshye. Byaba bishoboka ukegera uwo wabeshye ukamubwira ati burya nakubeshyaga ibintu bimeze gutya. Byaba bitagushobokeye ukegera Yesu ukamubwira ati ariko nagize intege nkeya, reka mwuka w'Imana yongera agarukemo. Wasanga utagifite urukundo, hari abantu baba bafite inshingano ariko ukumva aravuze ngo ntanga kanaka. Iyo ni kamere, iyo ni kamere. Nimba ufite urwango, nashaka aba yarakugiriye nabi, nashaka aba yarashatse kukwica, Yesu aragukiza. Uwagukijije iba ari we urebaho cyane, azakomeza kugukiza. Nta kintu na kimwe, nimba tuzi neza yuko dushaka imbabazi z'Imana, natwe tugira imbabazi ku bandi bantu baduhemukiye. Rero Imana ibaha umugisha. Usabe Yesu muri uyu munsi, usabe Imana kugira ngo igukure mu mibereho ya kamere, ikujyane mu mibereho y'umwuka. Uzabaho ubuzima bwose unezerewe, iminsi yawe uzayisoza uri mu mahoro. Nubwo iyi si itatwemerera kuduha amahoro, ariko abari muri Kristo Yesu barahiriwe kuko bafite amahoro ya none ndetse n'igihe kizaza. Imana ibaha umugisha. Ijambo numvaga riri ku mutima Imana yashyize ku mutima ni iryo ngiryo, kandi turacyari kumwe. Uko Imana izajya idushoboza tuzajya tuganira. Bye bye. Imana ibaha umugisha.